Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba ATV mumeze gute amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo nizere ko mumeze neza na hano mu mujyi wa Kigali ndi Nyamirambo kuri stade ya Kigali Stadium cyangwa se stade regional aho twaje kurebera hamwe igikorwa cyo gucyura abanyeshuri kubera ikibazo cy'indwara cyangwa se ikibazo cya virusi yitwa corona. Abanyeshuri baguturuka mu bice bitandukanye hanyuma bakaza hano kuri stade regional bagashyirwa mu byicaro ndetse bakaza no bagashyirwa mu byiciro bitewe naho bataha bakaza guhabwa n'amabisi abageza aho batuye. Ubu ngubu rero abanyeshuri bari kwinjiramo hano bakabanza bakoga intoki hanyuma barangiza bakabakorera na test cyangwa se ikizami cy'uko ubuzima bwabo buhagaze. Reka dukurikiranemo mo imbere noneho turebe abanyeshuri bari kuza hano bari guturuka hehe, ibizami bari gukorerwa ni ibihe, noneho uburyo bwo kuza guhaguruka hano kuri stade regional berekeza hariya bwo buraza gukorwa bute. Enseignement Tofira uko ngiye kurwanya corona no kuzajya nshishikariza abantu bose koga intoki uko bigenga kandi bakindara gusuzanya. Hanyuma uvuye kwiga he? Wiga mu kangahe? Wiga mu gatatu. Ese ku ishuri bakimara kubabwira iryo tangaza ati kubera coronavirus mugiye gutaha wabyakiriye gute? Ubwoba ntabwo bwakwishe? Ubwoba bwaranyishe cyane. Numva ubuzima bugiye guhinduka ako nyuma batubwiye uko bigiye bimeze numva tuzabyakira nyine dukomeze tugire isuku uko bigiye. Hanyuma mu kanya barimo baragupima ibimenyetso wumva urabona ikihe gisubizo wumva umeze gute? Ntabwo banari mfite. Wabwira icyo abanyarwanda muri rusange? Icyo nababwira muri rusange ni ukugira isuku bakinda no gusuzanya bakajya basuzanya mu buryo batweretse. Murakoze cyane. Twajanga kugira tubone uburyo dutaha bitewe n'icyorezo cya coronavirus. Tuganirize guhaguruka ku ishuri kugera hano byari bimeze bite? Guhaguruka ku ishuri abayobozi bacu babidutangaje tukimara kubyumva twase. Hari ikiguzi byasabye? Oya nta kiguzi cyasabye byari ubuntu. No kuva hano mugenda iwanyu ubu ngubu ugiye gutaha he? Ngiye gutaha Kayonza Kabarongo. Okay, hanyuma witeguye gute kurwanya iki cyorezo coronavirus? Namuvanye hano niziye urageze iwanyu mu muryango? Iki cyorezo uburyo niteguye kukirwanya no koga intoki nkinda gusuza abantu cyane ndetse ngerageza no kwipfuka ku munwa nkoresha agatambaro gasa neza. Reka noneho kuri micro za ATV twakire Ministre wa Education cyangwa se Ministre w'uburezi atubwire uko kino gikorwa noneho giteguye, uburyo kiri buze gutangira, uburyo kiri buze kugenda, ingamba ziri bugiherekeze n'impamvu yacyo. Ubwo ngubwo araza gutanga n'amagambo y'ikizere ku banyarwanda. Reka twakire Ministre w'uburezi kuri micro za ATV. Ngo ikiri kubanga abanyarwanda bose bakimenye nuko turi gufasha abanyeshuri kuva mu bigo byabo bajya mu miryango yabo mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara ya coronavirus. Ababyeyi ntibagire impungenge kubera ko turakorana n'amakompanyi ashinzwe gutwara abagenzi. Uyu munsi hari kuza abo mu ntara y'amajyepfo ndetse n'abari mu bigo biri mu mujyi wa Kigali, hanyuma tukazakomereje ejo mu zindi ntara. Gusa dukurikije uko umuvuduko uri kugenda bishoboka ko bamwe mu bana bari bugere hano mu masaha ya nimugoroba bwije, ariko nabwo twateganije uburyo bwo kubafasha noneho bakazazinduka ejo mu gitondo bagenda. Dufite ibigo byinshi by'amashuri muri Kigali, bamwe baraza gucumbikirwa mu kigo cya Saint Andre. Twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwacyo, abahungu, abakobwa turi kuganira n'ikigo cya Lycée Notre Dame kugira ngo kize gucumbikira abana b'abakobwa mu gihe bari bugere hano amasaha yigiyeyo badashobora
gukomeza mu turere bakomokamo. Ngira ngo ibisanzwe muzi ibibazo byajyaga bigira gutinda Nyabugogo cyangwa bamwe ntibabone n'imodoka bakaharara cyangwa bakava mu masaha atinze, ariko cyane cyane mu rwego rwo kwirinda guhura n'ibibazo turi kubahungisha, ntabwo ari byiza ko twari kubajyana ahantu hari urujya n'uruza rw'abandi bantu kugira ngo abangaba babaga mu kigo. Ni byiza ko baguma n'ubundi bari kumwe n'abandi babanaga mu kigo, aho kugira ngo bahure n'abantu benshi bo hanze kandi aricyo turi kubarinda. Kugira bwo burahera ku ishuri bahagurukiraho, kubagaragariza uko bagomba kwitwara n'uko bagomba kwifata, ariko baragera hano bakabanza bagakora ibikorwa by'isuku byo gukaraba, bakabapima bakareba ko ntawe ufite ikibazo, noneho bakinjizwa noneho mu modoka zibajyana mu turere bakomokamo. Nibagera naho mu turere bakomokamo hari abandi, harimo umukozi wa Minisiteri y'Uburezi, ariko hariho n'abakozi b'inzego z'ibanze nanone baza gufasha abo bana kugira ngo bakomeze mu miryango yabo. Ababyeyi babishoboye baraza bakira abana babo, abari hafi nabo barakomeza bajya mu miryango yabo, ariko abataha kure kuko burya akarere kaba ari kanini, inzego z'ibanze zirabafasha kugerayo. Ngira ngo ntabwo ari performance yanjye njyenyine, kuko nubwo ndi mushya turakorana nk'ikipe y'inzego zose. Nkuko nabivuze, hari Minisiteri y'Ubuzima, hari Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, hari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariyo Mineduc, hakabaho n'inzego z'umutekano. Nimuza kureba abantu bose bari hano, izo nzego zose murasanga zihari, ku buryo ntaza kuvuga ngo ni performance ya minisita nk'umuntu mushyashya muri minisiteri, kuko iki ni ikibazo cy'igihugu, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, ahubwo kuba inzego zose ziri gukorera hamwe. Ngira ngo minisiteri icyo isabwa ubu ngubu ni coordination, ariko ubundi kubishyira mu bikorwa ntabwo ari Minisiteri y'Uburezi gusa, dushyigikiwe n'inzego zose bireba kugira ngo kigende kandi kigende neza. Ubu ngubu amasomo yararangiye, ku buryo ibizamini byagombaga gutangira bisoza igihembwe, byagombaga gutangira ejo kuwa mbere. Bishatse kuvuga ngo nuko dufashe ikiruhuko mbere y'ibizamini, ariko n'ubundi nyuma y'ibizamini abanyeshuri bari kuzagira ikiruhuko cy'ibyumweru 2. Ku itariki 3 ubundi bagombaga kujya mu biruhuko. Ukurikiye rero gahunda y'ingengabihe y'amasomo nta gipfuye. Bagiye nuko ikiruhuko kije mbere mu rwego rwo kwirinda, ariko n'ubundi ibyo byumweru byari byarabazwe mu ngengabihe y'amasomo. Ngombwa ko cya cyumweru cyo kwibuka baba bari mu rugo nacyo tuzacyongeraho, kandi kuba twakigarura muri gahunda ni ibintu byoroshye cyane. Kuba warenzaho ku gihembwe icyumweru kimwe ntabwo ari ikintu kizangiza ikintu kinini. Abanyarwanda, message ya mbere nabaha ni ukuvuga ngo ntibabifate nk'aho igikuba cyacitse, ahubwo ni uburyo bwo kwirinda nk'uko byagaragaye mu itangazo ryari risohowe na Minisante. Ikindi cya kabiri, uburezi buriya bukora ku banyarwanda benshi. 1/4 cy'abanyarwanda buriya bakorwaho n'uburezi, ko dufite abanyeshuri barenga 3 miliyoni bagize abanyarwanda, abaturage b'igihugu. Bivuze ngo abanyarwanda dufatanye, kuko urabona ni igikorwa kije gitunguranye kandi turasabwa kugikora mu gihe gito. Birasaba rero ubufatanye, nubwo hari iyi team iri hano turi gufatanya, ariko cyane cyane umusanzu tuwukeneye ku babyeyi. Umusanzu wa mbere ni ukugira ngo bakire abana, badufashe mu kwakira abana hatagira umwana ugira ikibazo mu nzira, ariko noneho no kubafasha muri ibi byumweru 2. Ntabwo ari ibiruhuko nk'ibisanzwe. Mwabibonye no mu itangazo, tugomba kugabanya ingendo zitari ngombwa. Ntabwo twifuza yuko tuzajya tubona tubakuye ku ishuri ngo tubabone bari mu mihanda hirya no hino. Ikindi cya kabiri, bagiye badakoze ibizamini, babonye umwanya uhagije wo gusubira mu masomo kugira ngo bazaze noneho kubikora bariteguye. Muri rusange ni ubufatanye n'abanyarwanda bose. Ikindi, hari ikintu cyo gukabya kiri kugaragara muri social media. Ni byiza ko tuvugana n'itangazamakuru, twirinde impuha. Ahari bugaragara ikibazo muri iki gikorwa kirimo cyo gufasha abana, ubona ikintu kitagenda ahamagara inzego bireba, kuko mu itangazo twasohoye hariho nimero za telefone, atanga ubwo butumwa atagiye kuri social media ngo acige kuba nkaho hari ikintu kidasanzwe cyabaye, kugira ngo abantu babone nubwo iki ngiki hari abantu babishinzwe cyaducitse, ariko tugikosore mu maguru mashya. Nicyo twasaba abanyarwanda muri rusange gufatanya. Hanyuma ubwo birumvikana, urabona imodoka zose dusa naho twazifatiriye. Abanyarwanda batwihanganiriye iminsi 2, iki cyumweru kuwa mbere, kuwa kabiri turashaka ko iki gikorwa kiba cyarangiye.
nibabona hajemo impinduka mu buryo busanzwe bwo gutwara abagenzi babyihanganire, tubanze dukiza abana babo, kuko hano i Nyamirambo hari kuza abaturutse mu ntara y'Amajyepfo, kuko uyu munsi hatashye ibigo biri mu ntara y'Amajyepfo nibo bari guhurira hano. Noneho abari mu mujyi wa Kigali nabo barataha uyu munsi, abo ngabo bari guhurira kuri IPRC Kigali ndetse no kuri Petit Stade hariya Amahoro. Ni ukuvuga ngo hari izi site, ariko iyi ngiyi niyo nini cyane. Izo zindi ziri guhuriraho abavuye mu bigo biri mu mujyi wa Kigali. Ngubu iki gikorwa kirimo kirareba amashuri yisumbuye. Universite nazo zirasabwa abayobozi bazo gufasha abanyeshuri. Ni nayo mpamvu twapanze ko ku mashuri yisumbuye dukora ibishoboka, benshi bakaba bamaze gutaha ku munsi w'ejo, kugira ngo n'abakaminuza bazabone umwanya uhagije wo kuwa kabiri wo kujya gutega, babone uko bagera mu ngo zabo. Ni ukuvuga ngo iki kintu kirareba amashuri yose, guhera ku mashuri y'incuke kugeza ku mashuri makuru na kaminuza. Turacyari kuri ATV site, hanyuma turi kuri regional cyangwa se stade ya Kigali, aho turi gukurikiranira igikorwa cyo gucyura abanyeshuri kubera ikibazo cya coronavirus. Twaje tubona abanyeshuri uburyo binjira, uburyo babanza gukaraba, uburyo babanza kubapima. Abanyeshuri twaganiriye nabo uburyo nabo barimo bariyakira nk'abanyeshuri batashye batarangije amashuri, ariko nanone hari ababyeyi baje bahisemo kuza hano kugira ngo basanganire abana babo, barebe nuko bameze ndetse banabatahane mu rugo. Ni muri urwo rwego rero ndi kumwe n'umubyeyi umwe, reka nawe atangire atwibwira. Mwiriwe, jene muvyeyi mu bandi yashoboye kugera hano gufata umwana. Iyi mezuri twayakiriye neza kugira ngo bishobore kuba byafasha mu kwikingira iki cyorezo cya coronavirus. Ibaza yuko ndabona guverinoma yabyifashemo neza, biriko bigenda neza. Abana batashoboye kuza gufatwa n'abavyeyi babo, hari amabisi ari kubatwara abageze aho bagomba kugera. Ni ibintu bishimishije cyane. Icyo nabwira abavyeyi bagenzanje muri kino gihe, nibaza ko ubu hageze ko nabo batanga impanuro, batanga ko bagomba abana kwifata muhira. Murabona ubu biragoye, abana bagiye kuba nta activity bagiye gukora mu rugo, babandaye encadrement, babandaye kwigura. Abana ko tugiye 2 semaines kugira barabe uko bizoshobora kuba byagenda suivant na evolution y'iki cyorezo. Ese abavyeyi nabo bagerageze kubankadira abana, bagume mu encadrement. Abavyeyi babandanye kwiga ko bari bagiye kuja mu ma examen, noneho bakomeze biga, ubone basubira ku ishure bashore ko bazakora examen. Iki gikorwa rero cyapanzwe na Minisiteri y'Uburezi, kirimo abafatanyabikorwa benshi, barimo RURA, barimo polisi, barimo ndetse na Mineduc, abashinzwe ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima, kugira ngo isuku iboneke. Murabibona ibikorwa, ni igikorwa gihuriyeho n'inzego nyinshi, umujyi wa Kigali. Icyo twari tugize inama rero muri Minisiteri, dupanga uburyo abana bataha bakagenda neza, bakabona imodoka, bakagera iwabo amahoro. Iki gikorwa kirimo ibigo by'amashuri byose, kirimo ba meya mu turere. Ni ikigo bambe, ni igikorwa gifatanyijwe n'abanyarwanda twese. Ubu ko gipanze rero, dufite kampani twaraye dupanze ngo zifashe duhereye mu ntara y'Amajyepfo. Ubu bose ubona n'abava mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'abava hano muri Kigali.